ntabwo amenye ko kwa Musoma yanguruwe bayiba si bayibaga atari kuri none cyangwa bandi mu makira beri najya kuvuga araho ufite jewe afite umupango jewe nenda batibaje kuri kuri none ko murakoze ko ahantu bakire aho ngaho niho tugomba kujya abo tubari ikigo kugira ngo tugenda urabizi neza yewe usheri n'inyama n'amakaroni inyama naziri genda oya hariya mukabaza gake yaradutumye ngo tuze kujya ntabwo watumye ngo oya man imyaka irahari wowe iki kibazo iri he nifu murarya muraburinda bro ndanye zabakora oya twakora yewe nemera mbonye ubwo ndabandera nyine igitekerezo mwari muzanye nicyo namwe mujye mugaragaza ugabeje warya mbere abirwanira mu Rwanda ni nkawe usanga yewe ntabwo naje nje kurya naje nje gusuraho banyureye twaje kujya cyane naje gusura umuvandimwe ntabwo mwagabanya amahane se tukazana ibiryo tukarya koresha umwanya umwanya ngero kujya yicara tuza gubye neza waje gusura none ngo nakoresha waje gusura nanjye byanjye ku ruhande basubiza ono se ubwe n'iki buri muntu wasanga bamana ivyi uciri bakazana vuba tugakanda n'udufiriti twose ngiye bamo umuceri mwinshi ariko ngiye bangwe kuri tete n'inyama zararinyisha omba nari kwa nazara mutema we nazara ufite yewe ndaze kandi hano mu rugo hari ibi nibyo nirinde n'imitonzo biraza ariko biko biraza mu kigiye kibazo biraza isaha ya mbere isaha ya kabiri negereje cece mbabwira si ya kabiri negereje nimba hazi nibaza n'imyaka ntakora nindahazi ndakoramo kugira ngo mutagira ngo ndabaroza ntabwo waturuza umuntu arapfuye ntabwo waturuza umuntu apfuye nariye oya hano nkubaza twe badutumye mwe mwaturutse reka jye navuye mu Bugesera aho ko mwana ahubwo se kuko bibaza twakiri kumwe niyo twazanye ahubwo yewe we waturutse ko ndabura kubabaza mu Busanza hano nahageze kare baradutumiye reka arabatumye kundusha arabiri bugire mana abantu turasoma urutonde rw'abantu batumiye ahubwo se nimureke mbabaza urugo nta mugabo rugira sinabonye uramufitama uramugaba amagara amufitiye ninageze ngo urani garafu rero ahubwo muze gutwara ariko no musore uramugabo amateka narayumvise arindwamo byiza neza neza aho
wari umeze neza? Yego yego. Mumuzani ibiryo. Amakuru. Ibiryo biraza. Hanyuma muje kwifatanya natwe umunsi mukuru wa Noheli. Cyaba peteri atume nyine tuhageze. Mumeze neza ariko. Iki gitego ya ubu ngubu dufite inzara nabo tumeze neza. Kandi cyane na biye kandi bazana ibe mubaza amakuru. Je nicarana n'abasaza bakuze burabangira n'inama. Ubwazana n'ibiduvubanye. Okay. Ubwe cyane. Gomeze. Bibangukane ngo ndabona babitsinda. Ataki peti kiriyo ku gitanga. Yaje kujya kuzana ibigari. Hanyuma muze. Ikibazo kunsura ni ibiryo. Twaje kwifatanya n'umwana wanyu iziza umunsi wa Noheli. Uyu mwitonze rero hari ukuntu nabigenje arimo arabitegura agira ngo abizane hanyuma dusamure. Ndabona inzara we nameze nabi. Se wakarabye muze? Reka mbwire Satani. Reka mbwire ntuzobe. Urakara umuceri. Umuceri bakoresha ibiyi muri aba abasaza byo natetse turu. Ninya muzenze muriko ninya. Harimo na gafiriti. Ubwo bwata atari agaceri ninya. Ariko bazizana atarizo. Muhamagara none ni turihera amaso ntabwo tureba bya biryo duhora turya buri munsi, tureba ibiryo by'imboneka rimwe tukaba ari byo duteka. Sahi ushobora gusanga nitekeye ibijumba ndatashye wasiri ibijumba none se ko wazanwe no kunsura wazanwe n'ibiryo. Umushyitsi ntabwo ari wategura ibiryo ahabwa, umushyitsi arategereza bakamwakira. Mwagereze namwe rero muri iki muri abashyitsi bibatera amatsiko. Agapurikiye gatera amatsiko. Uwo baje umugani gapurikiye gatera amatsiko. Reka dutegereze. Reka mbwire Satani. Reka mbwire ntuzobe. Kumaze cyangwa umunsi wa Noheli mukajya Yesu. Ako kantu niko. Ariko uramwana kari Yozo arabura ikinguza n'ibyo biryo. Nuragiye kubona ibyo biryo nanyaruka. Welcome. Bangu. Ariko wakamwakiriye atabita mu nzu. Yego gakuti vantu nyamanyi. Nyaruka. Ndeke sote marahungu. Bukangiye seriveri. Sahindo w'ikica. Kusonda hagera mwa. Mwarike wachana. Mwana rwawe. Kuse, musi anoye. Ariko imyumbati mwa. Ninoye. Nina. Charana na sose wachana. Ariko imyumbati ninoye ku mwana wanjye yicara. Kawawa. Noneho Noheli iyo tugiye gufata amafunguro mwana wanjye niwe atambutse isengesho reka tuze asengera ifunguro tugiye kubona kuri uyu munsi. Fatereza kuba Imana. Turamushimira kuhimbaza. Wetin be this? Jesus. Blood of Jesus. Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho. No kwanga kubasuzugura. Ariyo zundi kose nje wabizi. Noheli yamaga. Oya. Baba kutoka. Yewe muze. Abatarakora mu ngabo. Rwose nakora. Ariko ntabwo badukwiye. Umuntu abitetse kaje guteka. Ku munsi wa Noheli ibintu ko. Icyo nizana n'imibage. Twahageze. Imbere wowe utuza.
se muri mwe mwana dore noheri yamaye we atoze nakanda kwa kumanya ni noheri dore noheri papa abantu baje kudutsa cyabaje kudutsa we wadutungungu nuru neza kuvuga imirongo zo kwifatanya umunsi mukuru n'uzira watamuzire It was at this moment that he knew. mujye kuzana ibyo mbatekera mbatekere tuganya dukeye ubu ntaso hasi okay ntabwo ndimo nakoze kugusura kwanyu bakubonye umunsi mukuru none ibyo ko mwabibonye harabura ikindi mutaye ubwo harabura ikindi mutaye ibyo byavunze tugire mbabwiye aka gire kuvumba hasi we ntabwo turi kumwe ushaka ngo twahamusanze ushaka n'abavandimwe oya ntabwo bavandimwe mwana ubanga wacu icara natwe twe mwimanyize cyane reka tumwihanganire ngo twigendere mwana yo mugenda nibona dupfe kumujyana nibona umucuti igihugu rame menye ko tuje kuvumba ngaha ntabwo ari wanjye wowe yunda yawe ariko nanone ne tuhagera kujya nk'abahungu nyine fata twiyana se hari kujya nk'abagore kujya nk'abana uzana ubwana nyine ndamukorana yewe reka babwire ibishyimbo ndabiba hari ariko ni nayanjye narone amani zanjye none inyama nizose wenyine none ko numva mwese mwabyahagije kipe gene murumva nta gikiri yonyine ndakugenera agera tugashwana ariko kubera iki ngende ubagenera none wowe urarya abagishimye ubigikira n'umusanzu ubigikira nubwo genda tugende nari tugagenda ndazikoze kandi mbona nshizemo rwishutu bitanafataho ya banana naniwe ajya kubabwiringa gato mani yabye ko agere ku wabikoze ngiye kuba niryamye rero Kama ndishyize aha ngaha hari akabari batuye What be this? Mama utenjena hapo ndio bogari. Uri ariko nawe. Nakuja vuga mukanya buvuga ngo ya, yes, ira muntu. None ko tubika. Ibintu rero ndayandika mu bitabo. Alikuwa muri bitaka ndagato. Nani arya katimana. Muziko nari nzi kara amafiriti.
nanga utuzanye ma ubuzima wavuze ngo ni amafiriti n'inyama kirajya kijya size umunyu ma akareka aho iyi mugandakazi Dane mureke mbere Halo kita lihat. Coba dilihat. Gimana kokot? Apa ini? Muyapanya imbeba zisinza Nikambwire Satani nikambwire nuze we nikambwire ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power basaba zigaburira kuri amasaha hanyuma reka nkubaza mwana wanje twese twebwe hano ikumva iyo ari ku munsi wa Noheli aba bantu aba ibyo nunze byose imitungo yanjye yose yigiza Noheli hano twari twashyizemo akafu muyapanya kugira ngo imbeba ziryoherwe Roko karko kiriko bari twakubisemo kose none tu imbeba zibiriye hano muyapanya yose umuntu uri kwikanuza uko Mugbe walandika hapo. Nukuvuga ngo nimwe mwabiri nikambwire ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power bapfe birarangiye akabisu gutega imbeba z'imyenda cyangwa gutega imbeba mu imbeba zo ku muhanda izo twishe uzagitanga rero nawe imbeba yo ku muhanda muyatanya kandi iri wasagazi yice basi irakirigita ica irica ntabwo ikirigita wow mama yesani inabumbi iminota nyinshi nayo yo kuva ingire mu nzu buriya naburiya nakaburiza reka nawe nikambwire nuze we ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power iraheza mu ijuru Assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh